Ndabashimiye cyane nyakwa First Lady ku iteka nanjye munteye ryo kuba mu rihura rya Unity Club no gufata umwanya kugira ngo nanjye sangire n'abandi mu bitekerezo. Unyemerere mbanze mvuga undi we kugira ngo wenda byumvikane ngo nahuye nayo mahitamo mvahe ikintu cy'ingenzi. Ni ikintu gikomeye kuko mbanze nsaba imbabazi kuko ndashaka kuvuga Jean de Dieu cyangwa ba Jean de Dieu babiri, Jean de Dieu muri 1994 cyangwa mbere yaho gato cyangwa na nyuma yaho, utandukanye na Jean de Dieu muri 2025. Hari igihe byakumvikana nabi wenda akagira utekereza ko Jean de Dieu wa 1994 na Jean de Dieu uyu munsi, mbanje kubyiseguraho. Twagize ibyago Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 na nifite imyaka 16, nigaga mu mwaka wa kabiri secondaire. Tugira ibyago byuko cyari igihe twari mu biganza bibi nk'urubyiruko. Ni igihe umuntu aba ari muri periode umuntu yakwita identification, ni cya gihe umwana umujene aba yibaza ngo nzaba iki, nzakora iki, ninde nafataho ikitegererezo. Tugira ibyago rero byuko twari dukikijwe n'abantu babi, ari abatureraga, ari imiryango yacu, aho dusengera, ibinyamakuru bitandukanye, abayobozi. Ibyo byose byari bitugose, byari isura mbi gusa. Urumva ntaho twashoboraga kuvomera ubumuntu nyabwo bukwiriye. Nibyo byago twagize bikomeye nk'urubyiruko. Ndibuka niga mu mwaka wa kabiri, ubwo murambabara ndagenda nsimbuka kuko dufite igihe gitoya. Twakundaga kwiga amateka y'u Rwanda, niho batwerekaga ububi bw'ingoma ya cyami yayoborwaga n'Abatutsi, uko batotezaga Abahutu, ndetse by'umwihariko bakaduha urugero rw'umwamikazi Kanjogera, buryo ki yajyaga guhaguruka, yahagurukiraga ku mpinje ebyiri z'Abahutu azishinze amacumu mu mutima. Ndibuka niganaga na mugenzi wanjye wari inshuti yanjye magara witwaga Sanzimana Sylvestre, nkunda kumwibuka kuko yitiranwaga na Minisitiri w'Intebe wigeze kuyobora mu Rwanda mbere ya Jenoside gato. Noneho bakanaduhagurutsa, ngewe nkahaguruka mu Bahutu, iyo nshuti yanjye magara agahaguruka mu Batutsi. Twari tunaturanye iwacu mu karere ka Huye, ku musozi w'iwacu Sovu. Noneho iyo twamaraga kwiga amateka buri gihe twaranicaranaga tukanararana, twanataha tugatahana tukararana iwacu cyangwa iwabo. Ariko iyo twamara kwiga amateka akenshi naramuhindukira nkamubwira ni Sanzimana, urabona ukuntu Abatutsi muri abagome? Nawe akabyemera. Kugeza ubwo twumvikana ko kuba tubana ariko twebwe Abahutu turi abantu beza tutameze nkabo, ko ahumura rwose, ahumure, ntabwo nzamugirira nabi nkuko Abatutsi natwe batugiriye nabi. N'urugero ruto nshaka kubereka ukuntu twonse ibintu bibi, kandi uhereye mu bari batugose bose. Mu gihe cya Jenoside mwese abenshi murabizi, ntabwo mbitindamo cyane, murabiturusha. Bajyaga kwica Abatutsi twarabirebaga, inama zakorwaga twarabirebaga, ariko mu bisobanuro baduhaga nk'urubyiruko nuko bari ku rugamba rwo kudukiza umwanzi wacu ari we Mututsi. Noneho biba ishyano kurushaho RPF itangije urugamba rwo kubohera igihugu, aho batubwira ko baje kutwambura igihugu cyacu, bakatubwira ukuntu baza babaga bica abantu nabi, kandi ko bohereje imbunda mu Batutsi bazatwica, ku buryo twarebaga Jenoside nk'urugamba rwo kugira ngo badukize abanzi bacu tubashe kugira amahoro nk'Abahutu. Ndavugamo bike kuko hari byinshi. Biza kuba ngombwa rero yuko RPF itsinda urugamba rwo kubohora igihugu. Ngira ngo niba nibuka neza bageze Butare iwacu ku itariki ya 2 cyangwa ya 3, kuko jye nahagurutse n'umuryango wanjye ku itariki ya 3 iwacu hari ku cyumweru. Tubanza kujya Gikongoro nuko witwaga icyo gihe, nyuma tuzakomeza muri Kongo. Ngira ngo tugeze Nyamagabe, papa umbyara yaravuze ati ariko mwari tugasubira mu muryango kujya kohoha mu mahanga. Ndi mu babishyizemo imbaraga bamubwira bati muva muzehe, inkotanyi ntabwo zizi, sinshobora kuguma muri uru Rwanda kuko nta n'umwe uzarokoka. Cyane cyane ngewe wize, kuko urumva navako nize avec imyaka 2 y'amashuri yisumbuye, ariko byarumvikanaga ko ninge jyenyine iwacu warubashije kujya muri secondaire. Undi wari warize mukuru wanjye yarize Serayi, undi na Serayi ntiyayirangiza. Urumva nari igihanganye mu muryango kamemu. Bagomba kundengera bagahunga kuko inkotanyi zagomba guhera kubize nanjye ndimo. Ariko ubwo nasimbutse ibintu byinshi, ibinyamakuru ko twaririmbaga, sinibyuzuye n'iby'Abahutu, inkotanyi zije gutwara igihugu cyacu,
abahutu n'ubwoko bw'Imana, abatutsi n'ubwoko bwavumwe, byinshi ndimo ndajwa ngo ndebe ko na Rwanda n'iminota mfite. Hanyuma mu guhunga rero cyane igihe ku giti cyanjye, nshaka kuvuga ku giti cyanjye, najyanye n'ibintu bibiri bikomeye. Icyambere nari ndi convainced cyangwa se ntago nashidikanyaga ko inkotanyi zizatwica twese nk'abahutu. Icya kabiri navuga ngo nizitanatwica, kuko baratubwiraga ngo twaranabiririmbaga mu mashuri, tuzaheka inkotanyi, tuzaheka Kagame, tuzaheka abatutsi, bakatubwira n'abatutsi duturanye tuzaheka. Navuga ngo ntago naheka abatutsi. Kubera iyo mpamvu ndemera ndamuka njya muri Kongo. Muri Kongo twabaga mu nkambi kwa Kanganiro, wambutse Bugarama ugera Kamanyura mu birometero 10, hafi aho ngaho ugenda ugana Uvira niho twabaga. Tubaho ngaho. Mu kubaho rero ho twangijwe birushijeho, kuko ubutegetsi twahunganye bwahise butugota. Mu kutugota ntabwo mvuga bya gisirikare, ahubwo encadrement, kugeza no ku rwego perezida yaradusuraga nk'uko nyakubahwa perezida wa Afurika ajya asura uturere. Yabaga i Bukavu aho bita Kashusha na Inera, akaza gusura inkambi nk'uko nyakubahwa ajya gusura uturere. Natwe baje kudusura rero, ubwo perezida wacu mvuga icyo gihe niseguye yari sindi kugabo Theodore, ni wari perezida wacu nemeraga. Burya iyo umuntu atemera umuyobozi aba afite uwo yemera byanze bikunze. Icyo gihe perezida wanjye yari sindi kubwabo, aza kudusura, aza kudusura na minisitiri w'intebe Kambanda, aza na chef d'état major Kabirigi, na cortege irimo n'igisirikare, harimo n'amablende, first of all kugira ngo batwereke ko inkotanyi zitatunesheje, kuko ni nayo message ya mbere baduhaye badusura muri 1995 mu nkambi yacu. Yaratubwiye ngo perezida, murabizi ko inkotanyi zitatunesha. Twakoze repli tactique, ngira ngo bafande murabyumva. Repli tactique no buryo ubeshya umwanzi kutsinzwe kugira ngo abaturage badapfa, ariko ugende wiyorganize uze uhite umurangiza. Noneho twe dufite imbaraga, ntabwo inyenzi niko twanazitaga rero, ntago zatunesha. Mwihangane gato turasubira mu Rwanda kakanya. Biduha imbaraga ko twagiraga imbaraga nke, tukumva dushaka gutaha kubera inzara n'imibereho mibi, ariko muhumure ejo turaba dutashye. Icyo tuba turacyemeye. Icya kabiri ni ikintu giteye ubwoba, ya ideology y'urwango ya genocide yahozeho kuva kuri bari abategetsi. Baratubwiye ngo nitugera mu Rwanda tuzica abatutsi bose, twice n'abahutu banze guhunga. Kubera ko kugira ngo twizere ko dufite igihugu cyiza kitagira abatutsi, kitagira n'uwabanye nabo, nuko abatutsi bose bicwa, n'ababanye nabo banze guhunga nabo bagapfa. Bakatwumvisha na mama wawe wanze guhunga bazamwica, bakagira andi mama mwiza utarabanye n'umututsi, kumva nagakiza rwose ugashima Imana. Noneho icya gatatu, bagombaga no gukusanya imisanzu ya FDLR. Ndavuga FDLR kuko ari yizwe, ariko icyo gihe yitwaga RDR byaravuga ngo ni Rassemblement pour le Retour démocratique au Rwanda, niko yitwaga. Bakadukangurira, hanyuma baradutangatanga bajya no mu madini. Ngiye navuye mu Rwanda n'umugaturika, ngeze muri Kongo mbu mu Pentecote. Icyanjyanye mu Pentecote n'ubuhanuzi bwo gusubira mu Rwanda, perezida yapfuye, abatutsi bapfuye. Ibyo ntabwo nari nageze nyuma mu gaturika, ndavuga nti abagaturika bambeshye kera, abangaba niba kabisa banyabo, iri dini niringire. Nuko nagiye muri Pentecote, nahoze mbwira umushumba ngo bazongere bambatize bundi bushya, kuko ndashidikanyaga kuko nabatijwe, kuko byari biteye ubwoba. Umva ikintu gikomeye rero, muri abantu musenganyira ngo murabizi, hari igitabo cyitwa igitabo cy'ubugingo. Nukugira ngo mbabwire ko dukwiye kwitonda cyane, kuko iyo umuntu ashaka kubiba agutangatanga ahantu hose, kandi yakurusha ubwenge. Ngira ngo twari dufite nuko twizera abatuyobora, twizera n'abanyamadini cyane cyane. Igitabo cy'ubugingo ni igitabo cyandikwamo abantu bakoreye Imana bakaba bazajya mu ijuru. Iyo bazaga kudusaba imisanzu ya FDLR nicyo bazanaga. Ngewe ubu ngubu namenye ko gitunzwe n'Imana, ariko noneho cyari gifite abapasiteri bo muri FDLR. Akaza yambaye kositimu n'umusaraba, avuga ati nutanga amafaranga ya FDLR turakoneka mu gitabo cy'ubugingo. Ubu ngewe twongeye guhunga, maze gutanga y'amezi 3, barakinyanditsemo rwose, bambwira ko mfite ubugingo buhoraho kuko nanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ni ikintu giteye ubwoba cyane, kandi nageze mu Rwanda nzi neza ko naho nakora ibyaha gute, ngewe nanditse mu gitabo cy'ubugingo already, kuko nabibwiwe n'umuntu wambaye umusaraba, amaze kumbwira ko abahutu ari ubwoko bw'Imana, abatutsi ari ubwoko bwavumwe, ko kugira ngo dushyigikire ubwoko bw'Imana, akabihuza neza na Bibiliya. Nge ntabwo mbasha kubisobanura nk'uko yabivugaga, ku rwego ntanga amezi 3 numva nizeye ijuru, ku buryo numvaga nasambana, nakwiba nta kibazo. Numvaga ngewe nageje no mu Rwanda nkanyafasha abantu gusenga, ariko ngo nimugerageze ngewe murebe ko namwe mwazandikwamo, ngewe already nakigezemo, nta kibazo na kimwe mfite. Ni ikintu giteye ubwoba. Noneho ubwo ntitwahirwa,
biba ngombwa ko urugamba rwo gutera Kongo rwa Kabila ngo kuriho Mobutu rusa nkaho rwatangira iwacu biti Murenge, inkambi yacu ne ya mbere yagezweho ubwo turongera turahunga. Ariko mu guhunga duhunga n'ibyiringiro kuko twahise duhungira noneho i Bukavu Indera na Kashusha aho perezida wacu ari na minisitiri w'intebe, twumva tugeze mu maboko meza noneho ntawe uzongera kutubasha. Tugezeyo tugira kaga, ubwo ndasimbuka biba ngombwa ko twongera gukomeza. Mu gukomeza Kambanda bafata indege yigira i Nairobi, twabaga dufite amakuru yose. Sindi kubwa baravuga ati no, ntabwo ntimpunzi zanjye ndajyana nazo, dufata umuhanda wa Goma. Tugeze aho bita Nyabibwe dusanga Goma yafashwe, kandi twataye umuhanda uca hepfo ya parike uzatunguka Warikare, donc nta kundi byari kugenda. Bafite imodoka amabisi, imodoka nyinshi, babaye obligé kuzitwika kugira ngo inkotanyi zitazafata izo modoka. Ubwo rero perezida nta kundi byari kugenda, twagomba gutangira urugendo rw'amaguru ruterera bita Shanji ko zatunguka Warikare. Ni umusaza ararwaye. Ubwo nibwo bafataga abasore nari maze kugira 18, nanjye ndimo badukorera ingobyi ya shitingi, umusaza tumukubita mu ngobyi turamuheka. Ntangira no gutekereza ngo bambwiye ko nzaheka Kagame, nzaheka Abatutsi, none Kagame deje ndamubonye ntangiye kumuheka, ntibi ni ibiki? Wumve kuntu imyumvire ari ikintu giteye ubwoba, ukuntu Kagame Abatutsi bazareka kugenda mu modoka nziza nanjye nyigendamo, ariko ngo bakajya ku mugongo wa Jean Dodi, bigatuma mpaguruka mu Rwanda nkafata Kongo, nkambuka nkafata Kongo Braza, nkafata nkajya Gabon, naje mvuye muri Gabon. Ni ikintu giteye ubwoba cyane. Ariko amahirwe ntabwo twamutindanye kuko yari yaratubwiye ngo ntibazamfate. Tubonye dushumbirijwe tumushyira hasi, twe turakomeza. Ntimumbaze uko byamugendekeye, niba yaragarutse mu Rwanda, niba yarasinze uko byagenze, naho ngaho duherukana. Twe dukomeza urugendo, turatraverse tugeze Kisangani, twabanje kubata Ngitingi, ubwo twataye perezida wacu none ibyiringiro byatangiye gutakara, ntabwo tuyoboye. Cyakoze baratubwira ngo mwongere mwihangane Ngitingi turimo tuyorganiza, za Mirage za Mobutu zikajya ziza hejuru yacu zikatwereka ko zigeze no kurasa Nyirangafande, munabyibuka kurasa ikiraro cy'Kamembe. Batubwira bati naka kanya noneho turongera turisuganya, turabona barongeye baraturasa, none baratubwira ati uri gitanare gite, uguruke yahure ubu sefini urese najya hashaka. Dufata umuhanda rero turagenda, tugeze Kisangani hari amahitamo abiri, batubwira yuko inkotanyi zamaze gufata Kisangani, yuko abantu bahitamo bakajya Kisangani zikabisha cyangwa zikabatahana, cyangwa bagafata Forêt Equatoriale aho uzabona ibiryo bigoranye. Je n'umuryango wanjye dufata icyemezo cyo kujya mu ishyamba, niho twatangiriye urugendo rw'amezi nk'atandatu mu ishyamba rya Equateur. Hanyuma impamvu ushaka kubivuga ni kugira ngo mwumve ibihuha twari dufite. Umudamu wanjye tubana nakana twahuriye ku ishuri muri Kongo, ariko nasimbutse ikintu gikomeye mu mbabarire nkivuge kugira ngo mbabwire ubukana bw'ingengabitekerezo batubibagamo. Ngewe nigaga normal primaire mu Rwanda, kuko twafataga section mu wa mbere secondaire. Ngeze no muri Kongo nsubira mu cyo bitaga humanité pédagogique. Bamwe mu Banyarwanda batwigishaga, iyo twiga kwigisha imibare appliquée, barazaga bakubwira ngo nitugera mu Rwanda tukica Abatutsi 10 muri 15, ubwo hazaba hagucitse bangahe ugomba kuzajya guhiga. Tukabyigisha abana kugira ngo bumve ngo ninjya muri application ya mbere ya matematique mu Rwanda ni ukumara Abatutsi, niba gucika uzamenya basigaye nabo ugomba guhiga. Byaramaze kutujyamo twese, ariko nguko bimeze. Madamu wanjye rero twariganaga kuva mu wa 2 muri Kongo, akajya nsobanurira imibare, nanjye nkamusobanurira Icyongereza. Nyuma ariko nkanamubwira ntariko shereza ndanagukunda maese, numvaga ariko kazamuza amarira y'ibyo bihe turimo. We iwabo badesida kujya Kisangani ngo batahe, haza kuza umuntu umwe sinamuvuga kuko yabimenya kandi si byiza. Ansanga i Brazzaville arambwira ngo iwanyu inkotanyi shari wawe zarabishe, bahera ku murongo dore batangiriyeho, nanjye isasu barari nkubise mpita mbaciko. Nageze mu Rwanda, wabo ni Muhanga Buringa, yari yarampaye utunimero, njya mfata igare mfa Butare, ndagenda ndamuhiga, musanga iwabo ni wabo bose bahari. Banza kugira ngo nabazima hari zimbiza, ariko byari biteye ubwoba. Nuko mbabwire baduhaga amakuru ateye ubwoba. Ubwo reka nsimbuke, tugeze turangije Kongo kuyambuka tujya Brazzaville. Ubwo rugendo rubabaje rwo tugira naho tubangira amaguru ingata, nta n'inkweto twagiraga, bya bindi baca umugani twe tubishyira mu ngiro. Tugeze Brazzaville
dusangayo Perezida Isuba niwe wayoboraga, hanyuma Sassou Nguesso yari umujenerali ngira ngo yaratsinzwe mu matora, ariko tuzi ko ari inshuti ya papa wacu witwa Habyarimana. Batubwira ko ari baduhaye icyombo cyatugejeje i Brazzaville, ariko tugeze i Brazzaville Perezida Isuba ngo aduha iminsi 30 yo kuba twatashye. Nyakubahwa First Lady, ntimumbaza amakuru aho twayavanaga, batubwiye ko mwagiye gusura mugenzi wanyu First Lady wa Congo Brazza, ngo kandi akaba yari umututsikazi. Ntumbaza aho byari na twabivanaga, ayo makuru se baraduhaga, mukatugambanira, ari impamvu baduhaye iminsi 30 yo kuba twatashye. Ngira ngo ni naho havuye ko bakuru bacu bahita bafata icyemezo cyo kujya gufasha Sassou Nguesso gukuraho Lisuba. Ngira ngo bare mu mutwe witwa bakobra, bakuru bacu bajyamo cyane, birangira banamukuyeho koko. Ariko twebwe nihuse kugira ngo ngire ku kibazo mwambajije Sandrine, noneho tubona birakaze, duhitamo kwiyongera kwigendera, tuti niba natsinda tuzagaruka, ariko Lisuba nadutsinda ubwo u Rwanda rwatugambaniye turaza kuhashirira. Dufata icyerekezo tugana muri Cameroon, ariko tugeze mu birometero 300 aho bitango tubona Cameroon ni kure cyane, duhita dukata a gauche, dufata umujyi wa Djambala Kana, twambuka tugera muri Gabo. Tugeze muri Gabo twahamaze ibyumweru 2, twagiye kubona tubona ingabo z'abanyagabo ziratugose. Nabaga mu mujyi bita Lekoni muri province twaho Ogowe, baratugose bati nugutaha. Tutse mukagira Imana mwe, First Lady nahanga harahageze, ntabwo tuzi ko byagendaga. Nuko dushaka amakuru ariko turabura ati nugutaha nakundi, basi ni mutureka twigire Cameroon cyangwa se twigire muri Amerika. Bati mwarananiwe ibirometero 2600 n'amaguru, mutahe nakundi byagenda. Nta kintu twari gukora, turatashye. Tugeze ubwo badushyize mu ndege batujyana Franceville, no twanga gufata indege nini tuzana i Kigali. Umuntu yarambwiye, ndagira ngo ikintu mu cyumve giteye ubwoba y'umuntu yigishwe ingengabitekerezo ntakire, aba namubikurusha n'uwamwigishije. Umusirikare nataraduwizaga abantu bivuzaga badutegura gutaha. Umusirikare amaze atari ko Jado, ubwo n'umunyagabo, Kagame yafata abantu akabica, yayobora iki? Koko hari perezida wakifuza ko abaturage bapfa? Ni Kagame ntabwo muzi, wowe umumbaza gihe wenda muzi, namucitseho gato, kandi n'uwari kunyereka ifoto y'icyo gihe ntabwo nari kumumenya ntababeshya, ariko nkasobanura ubibi bwe. C'était terrible, I'm very sorry to say so, ariko niko kuri kwa amateka yacu. Niro turuva nigeze Kigali, tuje gutyo. Amusore najyaga mbeshya abantu nkigera ino ko naje ku bushake, ko rwose nakumbuye u Rwanda, ariko ntago ariko byagenze. Hari ukuntu umuntu atanga ubuhamya yatarakira mu mutima, avuga ati se abantu barashaka iki, reka mbabwire rwose yuko nibonye mu Rwanda nanjye ntazi uko byagenze. Ngeze ni Kigali, ndibuka tugeze Kanombe, nabonye umusore mwiza w'umututsi nkuko twatekerezaga mu mitima yacu, nzi ko ari agafuni, ndamubwira ariko se muratwica ryari birangire, arababara cyane. Noneho nuko birangira dutashye tugeze iwacu. Rero ntangiye gusubiza ikibazo mwambajije, numvaga ari ngombwa ko mpera aho ngaho. Sinzi niba nta kabije, ariko nta kundi. Nyakubahwa First Lady, turabashimira amahitamo y'Abanyarwanda, ngira ngo na General yabivugaga, kwakira Abanyarwanda bose ntawe muvanguye, byankoze ku mutima, bituma naniyemeza nanjye kujya mbivuga aho nzashobora kugera hose. Jewe nahunze nzi ko umututsi n'umuhutu batabana uko byagenda kose. Swat turagiye turiyorganize, nituza abatutsi bazasohoka natwe twinjire cyangwa bapfi, nibangira bakiyorganiza natwe tuza nako dusohoka. Numvaga ari umukino tuzakina kugeza isi irangiye, kuvuga ngo no, Abanyarwanda n'Abanyarwanda mukatuzana ku neza no ku nabi, ariko tukabana. Ngiye umutima wanjye waranyuzwe nyakwa First Lady, n'ukuri ndanyuzwe mu mutima wanjye. Mba naraguye iyo baranahaguye benshi, ariko ni nayo mpamvu twageze mu Rwanda tuvuga ngo bagiye kutwica. Ntabwo twumva kukuntu umuntu twege twafasha abantu tubaheza ishyanga, turababwira ngo u Rwanda ni rutoya, bo barimo baratuzana tutanabishaka. Ubwo hari ikindi badukora kitari kutwica. Niyo rezo yatumaga twumva ko tugomba kuzicwa byanze bikunze. Ariko tugeze mu Rwanda ubuyobozi baratwakira, ariko butwakira tugifite muri twe bamwe ingengabitekerezo, abandi ubwoba ko tuzicwa, binatugiraho ingaruka, tunabana nabyo. Ariko amahitamo yo kuduha uburenganzira, yo kuduha uburenganzira nk'ubwo abandi Banyarwanda bose, twaraje turiga. Kandi nk'uko bishekeje, abantu bagize uruhare mu kwiga kwanjye ku giti cyanjye. Njya mvuga cyane cyane Sœur Anastasie Murekeyisoni, yari directrice y'ishuri ryisumbuye rya Kiruhura mu majyepfo muri Huye. Umuryango wese ubanza niba hasigaye benshi ni nka babiri, abandi bose barabishe, ariko aratwegeranya. Benshi twari tingitingi niko batwitaga, aratwegeranya adushakira ishuri.
naba n'abandi bari baragiye mu ngano njye naniyo naragiyemo aratwegeranya amya uniforme ariko najyaga nicara ndiko hari umugenzi wanjye twari twarahunganye najya nkumubwira nti directrice ni umuntu mwiza iyo ataba umututsi donc Imana ntitanga byose ibintu byatugiyemo byagiye bituvamo buhoro buhoro ariko icyo kibanza kunyubaka ngo leta yakira abantu bose bakiga ariko tuje ngitegereje ko nzapfa n'ubundi ku buryo nihuse nararangije secondaire ngira n'amahirwe mbona occasion imwe ya bourse nanga kwiga mvuga ngo izahira kubize mpitamo kwanga kwiga nane na normal primaire kugira ngo nzigishe mvuga byabise nkotanyi nikiza ko twica nago zizahira ku barimu ubwo tubigishiriza abana ariko tugerageza turebe ko nakwiga ibyoroheje noneho ayo mahitamo ariko nongere nshimire resilience y'abarokotse jenoside buriya nagiye kwibuka vuba kugera mu Rwanda leta irukwayo ariko hari nabo dusanze twiciye abantu witeze ko igihe cyose azaguhitana rero rimwe hari n'umugabo duturanye naragiye impibiryo ngo nimbishyire mu rugo tujye kurya nk'abantu twari duhungutse mbigenda ndababwira nti ibiryo mbivanye mu batutsi ntimubirye mureke jewe mbirye uyu munsi nimpfa muzamenye icyo nzize babiriye bukiye babonye ntapfuye nabo babona kurya urumva twumvaga imibano idashoboka ariko uko tugenda tubana abatutsi nibo batwakira nibo bampaga uniforme bampa inkweto bamwe bantira minervari nabwo nyamara ubanza aba bantu atari babe nkuko batubwiraga iyo resilience iradufashije cyane ikikomeye kindi nishimira Unity Club by'umwihariko ni no gahunda ndi umunyarwanda ubwo ndagenda bisimbukamo ndabona atangiye kundeba neza ubanza narengereye noneho ndi umunyarwanda yaradufashije cyane kuko buriya nubwo hari gahunda nziza za leta zitubwira ngo muri abanyarwanda tukanabyiga abarimu beza abanyamadini bamwe badushukaga twabonye n'abanyamadini beza batubwira ibyiza ariko iyo utaragera umwanya wo kwatura usigara ufite ingengabitekerezo ebyiri zituranye muri wowe zikaba zituranye noneho warota neza ukaba umunyarwanda warota nabi ugasubira mu buhutu ukaguma muri ibyo ariko utangiye gusohora habazaho za espace zo twaganiriramo nkavuga amateka yanjye abantu bakayumva nkumva amateka y'uwarokotse byatagiye kugenda bisohoka kugeza ubwo nababwiza ukuri ntabe cyane ndi imbere y'Imana uyu munsi ubunyarwanda nkuko nyakwa minisitiri tugaragaje mu bushakashatsi buranyuze ariko bwamwiye no mwisoni kuko tunaza twari tuzi ko faveri mu Rwanda zifite abatutsi gusa abafite amahirwe yo gusa nabo bamwe banigiza abatutsi biranakunda njyewe ndanabigerageza ntibyampira mpitamo kubireka kubera ko impamvu bitampiriye nabisimbutse nyakwa first lady nabisimbutse wenda sinzi niba nayitangiye isubirizamo uko byamfashije ku giti cyanjye gukira burundu kugira ngo ntaza gufata undi mwanya naricaye ndatekereza ariko ubu ngubu ndi mu biki nanze kwiga ndanga gutera imbere ubu nzicwa n'inzara kandi ntegereje ko batwica none niba natwishe ubu ndi mu biki icyo ni cyambere cyatumye mvuga nti reka mfate icyemezo ariko cya kabiri ni ukwikoresha inama nk'ibwiza ukuri ese koko mu Rwanda ubundi abatutsi n'abahutu babaho ngewe iwacu mu muryango narabitekereje grand frère iyo duhagaze angera ku rutugu petit frère mureba ngize gutya iyo turebye mu rugo ubona grand frère ari umutwa ngewe nkaba umuhutu petit frère akaba umututsi rwose uko batubwiraga 100% uje kudupima wayibona mu muryango iba challenge ya mbere challenge ya kabiri nagisimbutse muri Kongo kuko ntabwo narifite umwanya ariko reka nkivugaho gato data umbyara yarokowe nanjye murokoye gute kwa kutubwira ngo tuzica abatutsi batangiye no kubahiga muri Kongo usa n'umututsi wese bakamwica baravuze ngo aho kugira ngo tugire umututsi uzasigara muri twe duhisemo no kwihekura abantu bamwe bazabe victime kugira ngo tube shuwa ko nta mututsi uri kumwe natwe nuko nasanze papa umbyara bamubambye ngo n'umututsi watwihishemo ndetse ko mugiye kwica papa biti nagatutsi katwishishe nose twave mu Rwanda duhunga abatutsi duhunga inkotanyi data abaye umututsi gute bati none se ni sokoko ni data rwose giti none se ko tuwewe uri umuhutu original nta muntu wakwibeshyaho rwose ngo ari mwazo ukuntu ngiye mu umuhutu original data nawe akamututsi original nibyo nagiye ntekereza nkabona ni amafuti babonye ari data batisha wowe ntago twakwibeshyaho uyu ngo niba ari sokoko twaba tumurenganije data baramubohora ageze imbere ati felicitation mon fils ubuhutu bwawe burankijije nuko ubuhutu bwanjye bwacishije data kuva icyo gihe kugeza twongeye kuburana yagendaga mfasha ukuboko ati dore umuhungu wanjye kugira ngo atanga abagabo batazagira umuntu w'umuntu hongera kubibeshyaho so ibyo rero yabaye na trauma natindanye cyane kuko nageze no mu Rwanda najya ndeba ingabo mpuye n'imodoka y'igisirikare nk'abantu barimo barareba umuhutu nkahita mpindukira nkabereka ibitugu byangizeho ingaruka cyane sinzi namwe uko mubibona nange murabona ndi original ku buryo ntawe nakwibeshyera ubwo wenda mwafasha kunyumva muri abayobozi ahari mwambwiza ukuri ariko byangizeho ingaruka ndashimira rero Unity Club gahunda yandi umunyarwanda yaramvuye
ntabwo ngihisha amazuru, ndi fiyeri, ndi umugabo mwiza w'igitangaza w'umunyarwanda kandi birampagije, nta kibazo na kimwe mfite. Sandrine nuko nakize, wenda ninza kubona kandi kanya navuga no kuri challenge nke zigisigaye hanyuma. Cyane urakoze cyane Jado, urakoze kudusangiza ku buhamya bwawe bw'uko wahuye nayo mahitamo ndetse n'uko waje gukira uko kumungwa k'umutima. Bigaragara yuko nta kure umuntu atava.